Mana turagushimiye kuri Mana nziza, turagushimiye kuduha uyu munsi. Uyu ni umunsi uturemeye kugira ngo tuwishimiremo, mwami uhabwe icyubahiro. Mwami by'umwihariko uyu munsi wo kwa gatanu amatorero menshi agira amaveye, abakristo bakarara basenga, amagrupe atandukanye arara imbere abasenga. Mwami ndasenze kugira ngo abantu bari bukora amaveye, mwami mu izina rya Yesu, abagize inyota yo kuza kumara ijoro ryose bagusenga, mwami bakibitegura, mwami ubahe umugisha kandi uze kubaha ibihe byiza. Ariko cyane cyane mwami turasaba ububyutse mu izina rya Yesu Kristo, kuko igihugu cyacu kizahindurwa nuko habaye ububyutse, abantu bagahaguruka bagasenga, ko gusenga no rufunguzo mwami. Rero hamwe n'ayo masengesho ari bo uyu munsi, buri wese mwami umukanguremo iki kintu cyo gusenga, umukanguremo cyo kuba hafi yawe, kugira ngo tubone ububyutse wa mu itorero, tubone ububyutse wa mu gihugu, ndetse muri Afrika ndetse no ku isi hose. Urakoze mwami ukuha umugisha abantu bitanze kuza kuba imbere yawe uyu munsi, mu izina rya Yesu Kristo, amen.